turabashuje mwese aho muherereye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nesta kandi ugarutse kuri ya chaîne yacu yitwa Gushima TV. Ni umuyoboro rero w'ubutumwa bwiza bw'amahoro buduteguza kugaruka kwa Kristo Yesu. Ndagira ngo ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, wowe ukora share ibiganiro byacu kabisangiza abandi, wowe ukora like, wowe ukora comment, ukaduha comment ukatubwira uko ibiganiro byacu bimeze. Imana iguha umugisha. Kandi wifuza kuduha ubuhamya, kuvuga Imana, amarembo arakinguye hano iwacu kuri Gushima TV. Imana rero iguha umugisha wowe ufata umwanya ugatangirana natwe kandi ugasozanya natwe. Sinabura kugusabira umugisha iyo nsenze, nukuri abo bantu mbasabira umugisha. Njya nkunda kubabwira ko kuba nicara hano nuko muhari, mudahari sinakwirirwa mpaboneka. Hanyuma nanjye meze neza, ndashima Imana. Nukuri Imana igabitiganda, iyangabiye amahoro amahana hari, ikangabira ituze induru zivuga. Ndayishimira ko ikomeje kuba mu ruhande rwanjye. Dufite n'akavura murakumva karimo karagwa, kandi akavura n'umugisha. Hari umuririmbyi wa 31 ngira ngo niba atari na kabiri yaravuze ngo Mwami tuvubira imvura. Ntabwo ari irimo kugwa hanze, yasobanuraga imvura y'umwuka. Mwami tuvubira imvura y'umugisha wawe, Mwami tuvubira imvura yaduhembura. Ndagira ngo ubwiye imvura irimo kugwa, Umwami Imana bavubira imvura yo mu buryo bw'Imana, yo mu buryo bw'umwuka, imvura ibasha kubahembura. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku ntego, ku ngingo, kuri topic ivuga ku kwihangana. Kwihangana ni iki? Ese wumva ugifite kwihangana cyangwa kwihangana kwaragushiranye? Sometime abantu bajya bambaza kubera icyesta wihangana, kucyo ugira kwihangana. Jewe nanjye nkababwira ngo jewe naremewe kwihangana. Numva nkoze Imana yandemye mu cyondo cyo kwihangana pe. Numva ari ibintu bingenda mu maraso, kandi nasanze iyo umuntu akurusha kwihangana bakurusha ubutwaro. Umuntu ukurusha kwihangana akurusha intsinzi. Umuntu ukurusha kwihangana akurusha kugera ku kintu cy'agaciro. Dufite abantu benshi bananiwe kwihangana, bananirwa kwihangana nyine bategereje bisi, bamaze kuva mu cyapa bisi ziraza. Sinzi niba byari byakubaho. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima bwa buri munsi, mu rugo rwawe, mu bana bawe, muri family, mu nshuti zacu, muri public y'abantu. Dukeneye kwihangana. Turaza kureba kwihangana icyo Bible ikuvugaho, turebe n'abantu bagiye bihangana, umusaruro byagiye bibamarira. Hanyuma nitumara kubivugaho, dusanze tutagigufite turabisaba Mwuka Wera aduhe kwihangana. Dusanze guhari turasaba Mwuka Wera adushoboze kugukomeza, kuko kwihangana mwabantu mwe ni ingenzi. Sinzi niba wari wahura n'intambara, ugahura n'ibibazo, ukagira uburibwe ku rwego wumva gupfa bikurutiye kubaho. Nugera muri icyo gihe ujye umenya ko kwihangana kwagushiranye. Mukristo ndetse na Byiringiro ngo bageze mu mwanya w'igihanda bari bayobye. Igihanda cyarabakingiranye, mu Kirundi baravuga ngo nukugara, cyari cyabugaranye. Hanyuma cyari gifite umugore witwa Bwiringirabusa. Bwiringirabusa rero ngo akagira inama igihanda, ngo akakibwira ati abo bantu bashyira side mu icupa, bashyira umugozi, bashyira n'icyuma, bahitemo icyo biyicisha. Imibare myinshi buri mwaka mu Burayi, muri Amerika, muri Afrika igenda izamuka igaragaza abantu bapfuye biyahuye kubera yuko babuze kwihangana. Ariko kwihangana ni ingenzi kuri wowe unkurikiye. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo
kwihangana uwihanganya kama ishashi. Hanyuma Salomo wabivugaho aravuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Hanyuma ubwo mukristo yari yegereye ameza ateretseho ibyo bikoresho bifashisha biyahura, ngo aterura icyuma, aterura n'umugozi, aterura n'icupa, ariko Byiringiro aramubwira ngo no, wikwigirira nabi kuko tubikiwe ubwami, tubikiwe gakondo. Simbabeshye, umuririmbyi wananiwe kwihangana gukomeza muri korari biramugora. Umukristo wananiwe kwihangana agushwa n'utuntu dutoya. Umunyamasengesho wananiwe kwihangana acogozwa n'ubusa. Ariko nusanga kwihangana, urasanga nukugenzura na Yesu yarakugize. Iyo atagira kwihangana, ntabwo uyu munsi ngewe nawe tuba twitirirwa izina rye, ntabwo tuba tukitwa abana bo mu rugo rwe. Oya, sinzi ahantu twari kuba duherereye iyo Kristo atihanganira imibabaro yaciyemo n'inzira ndende y'umusaraba kugira ngo atubambirwe. Ntabwo nzi ngewe nawe ahantu twari kuba duherereye, ariko kubera ko yihanganye, imibyimba ye n'imibabaro ye n'inkoni ze nibyo yadukirishije. Imana ibaha umugisha. Turaganira kwihangana. Nasanze iyo abantu badafite kwihangana bajya batakwa n'indwara zikomeye. Nk'ubu baherutse gutanga itangazo baravuga ngo Indera haruzuye kubera ko abarwayi biyongereye, abantu barwaye depression, barwara indwara y'agahinda gakabije, bituma ibitaro by'Indera byuzura. Sinzi aho utuye wowe amakuru yaho uko ameze, ariko hano byarabaye mu Rwanda ko ikigo cyita ku barwayi bo mu mutwe bagize ibyo bibazo byo mu mutwe gitangaza kikavuga ko abantu bakwiye kwiga kubana n'ibibazo bakabirusha imbaraga kuruta ko ibibazo byabarusha imbaraga. Hanyuma rero muri Amerika abantu bariyahura, mu Burayi bariyahura. Nta kindi gituma abantu biyahura bagatakaza ubuzima bwabo nuko baba babuze kwihangana. Iyo umuntu yabuze kwihangana aba yatakaje ibyiringiro. Iyo umuntu yabuze kwihangana aba atakibona icyizere cyo kubaho, aba yatakaje icyizere cyo kubaho. 2018 ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu 17% bafite indwara y'agahinda gakabije. Iyo umuntu afite agahinda gakabije nibwo yumva yakwimanika, nibwo yumva yakwihanura kuri etage, nibwo yumva yanywa ibiyobyabwenge runaka se bikanavamo urupfu kubera ko yabuze kwihangana. Kandi icyo gihe 2019 abantu 8% hagati y'imyaka 45 kugeza ku myaka 60-80 ubushakashatsi bw'abaganga bwagaragaje ko nabo bafite indwara y'agahinda gakabije. Hanyuma iyo umuntu yabuze kwihangana aterwa n'indwara yitwa agahinda gakabije. Agahinda kakakwambara, agahinda kakakwifubika, agahinda kakakwisegura. Ubushakashatsi bwagaragaje ko urubyiruko kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 35-45 abo bantu bafite indwara y'agahinda gakabije kubera ko bananiwe kwihanganira ibyo banyuzemo. Kuba umuntu yarize akabura akazi, kuba se umukunzi we yamwanze, kuba se yagize ibyaga agapfusha ababyeyi, kuba yabuze uwo yakundaga, bizamura mbega akananirwa kubisporta, akananirwa kubyihanganira. Ariko turaza kureba icyo Bibiliya ibivugaho n'icyo Yesu yadufasha kugira ngo tubashe kwihangana, kugira ngo tubashe kugira ku ntsinzi. Mu Byahishuwe haravuga ngo uwihangana akageza imperuka. Ndagira ngo mwumve agaciro ko kwihangana. Azambikwa ikamba ryiza ry'ubugingo. Uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Uwihanganira ibimugerageza azicarana nanjye ku ntebe nk'uko nicaranye na Data. Uwihangana nzamwicaza mu rusengero rw'Imana yanjye. Uwihangana nzamugira kuba inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Ni amagambo Yesu yavuze mu Byahishuwe agaragaza umuntu wihangana. Uwihangana azambikwa imyenda yera. Uwihangana azarya ku giti cy'ubugingo cyera uburyo 12 uko umwaka utashye. Abakristo bari mu minsi y'Abaroma, bari ku ngoma y'Abaroma, ubwami bw'Abaroma bwarabatotezaga,
bwarabakubitaga, bwajyaga muri stade bakashumura inyamaswa bakarekura abakristo abo babaga barabafungiranye batarya bashonje, bakabashumuriza inyamaswa zikabarya. Ariko barihanganye, ngo bamwe bemera gutekwa mu mavuta, abandi bemera kurundwaho amabuye, abandi bemera kubambwa bacuritse, abandi bemera kuribwa n'inyamaswa z'inkazi, abandi bemera kubagwa nk'uko babaga ihene. Ariko barihangana kugira ngo bazasingire ikamba ryiza ry'ubugingo. Niba uzi kuri umukristo ukaba udafite kwihangana, gusabe Mwuka Wera, kuko kwihangana na Yesu yarakugize. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi buri mwaka imibare itagira uko ingana, abantu bariyahura, abantu barwara indwara zidakira kubera ko bananiwe kwihanganira ibyo baciyemo. Ndakwifuriza kuba umutsinzi, ndakwifuriza gukomera, ndakwifuriza kwambara imbaraga, ndakwifuriza ko Kristo yakubera icyitegererezo mu byo kwihangana, mu byo kwizera, kuko ibyo ucamo ibikubabaza nawe umwami yabiciyemo. Ari igihe abantu bazakubona nk'ikigwari, bakubone nk'umuntu utarihanganye, ariko ubundi utazi inzira waciyemo ngo amenye uburibwe bw'amahwa yakwiciye muri iyo nzira, arifata akakuvuga ibyo yishakiye. Niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani kandi aravuga ngo aravuga ngo akababaje umutima kazindura amaguru. Arongera aravuga ngo kandi ngo niba ari akari mu nda y'iki ngo kamenywa n'inkike yatoyemo, murabyuzuza. Nta kindi cyabimuteye agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Yari ashatse kugaragaza ko agahinda ni ikintu gikomeye, kandi agahinda, reka tugaruka ku gahinda. Agahinda ni kabi. Agahinda karakufata uri inzobe kagatuma ukaraba ntuke, uri igikara kagatuma ukaraba amazi ntagufate, ntiwambare ngo uberwe kubera akanyagwa kitwa gahinda. Nakunze kuvuga ko nta gahinda k'agasirimu, nta n'agahinda k'akanyacyaro, ariko nidutumbira Yesu azatubera icyitegererezo tubashe kunesha. Reko twumve icyo Bibiliya yavuze mu Baroma, icyo Pawulo yabwiye Abaroma, yabwiye abakristo ubwo bari barimo kugeragezwa n'ubwami bw'Abaroma mu bice 5 ku murongo wa 3. Haravuze ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Natangiye mbabwira yuko niba wumva kwihangana kwaragushiranye, nuko usaba Umwuka Wera, nuko usaba Mwuka Wera, Mwuka Wera akagushoboza kwihangana. Kwihangana rero ntabwo ari ubupfapfa. Kwihangana si uko uri umunyantege nkeya, kwihangana si uko uri kugira, ahubwo kwihangana ni ubutwari. Umuntu ukurusha kwihangana ni ukuri kose akurusha ikintu gikomeye. Umuntu ukurusha kwihangana, umuntu ukurusha kwihangana azakuryana ibyiza byo mu gihugu. Umuntu ukurusha kwihangana azagusoromana imbuto zeze. Hariho abantu buriya nabonye bihangana, n'abantu bitwa abahinzi. Abahinzi barahinga izuba rikaka, aho bari abahinzi ndabashuhuje cyane, kuko nibo batuma tubasha kubona ibyo turya umunsi ku wundi, ibijumba, umuceri, ibishyimbo, imyumbati n'ibindi n'ibindi. Abahinzi bakora umurimo ukomeye, ariko urebye ukuntu bahinga imvura bari ku mutwe, bagakora buri kimwe cyose, bagahinga, bakarima, bagasanza, bagatera, imvura bari ku mutwe, izuba bari ku mutwe, ntago baba bazi ngo bizera cyangwa ntibizera, ariko kubera bihangana, igihe kiragera kwihangana kukabageza ku musaruro, bagasarura, hanyuma bakikenura, bakimara ubukene. Umusaruro rero wo kwihangana nuko winjiza umuntu mu byasezeranijwe, nuko winjiza umuntu mu byiza, nuko winjiza umuntu mu cyubahiro, nuko winjiza umuntu mu mashimwe, nuko winjiza umuntu mu kuba intwari, mu kuba intwarane. Ndakwifuriza kugira kwihangana. Hari ibintu bitatu isi ikennye, isi ibuze kwihangana. Abakomeye b'isi n'abayituye babuze kwihangana. Niyo mpamvu ibihugu bimwe na bimwe bihora mu ntambara, bihora bitera
dukurikirana uyu munsi dukurikirana amakuru ku mateleviziyo, kuri social media zitandukanye, ugasanga ngo ubwami bumwe bwateye ubundi bwami, na Yesu yarabivuze. Kandi ndagira ngo mbabwire nyamara ko Yesu yenda kuza. Yaravuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga mu bice 24 Matayo, ngo ubwami butera ubundi bwami. Nta kindi kizabibatera, nuko babuze kwihangana. Iyo umuntu yabuze kwihangana, kera aba yatakaje ibyiringiro. Iyo umuntu yabuze kwihangana, kera aba yatakaje kwizera. Iyo umuntu yabuze kwihangana, kera aba yatakaje imbaraga z'umutima. Ariko ndashaka wumva icyo Pawulo yabwiye abakristo bari i Roma, yahamirije abaroma. Yababwiye ngo kwihangana bitera kunesha, kunesha bikazana ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Hari ubuhamya bw'umuntu umwe waciye mu gikarara bumpa, numva nzabubasangiza kuko ntiyakunze kuza kuri kamera. Sindi buvuga izina rye, wenda ndaza kumwita SP ni umukobwa wakuriye mu nzu y'Imana mu idini rimwe, ndetse abantu bo mu muryango we bari abakristo bo muri iryo dini, bubahaga Imana bakayisenga bakayikorera. Ni umunyarwandakazi. Hanyuma ntiyari yarigeze yiyanduza, ntiyari yarigeze akora ibyaha, ntiyari yarigeze akebereza ngo ayembe ngo akora ibyaha. Yari umuririmbyi muri korari. Umunsi umwe iwabo ku rusengero bari mu gitaramo, gitinda gusoza, gisoza saa 8. Afata umwanzuro wo gutaha kuko abantu bose bari bashize kuri eglise bamaze gutaha. Ngo ageze hafi y'iwabo ahahurira n'abajura. Abo bajura baramufata, umwe muri bo amufata ku ngufu aramuviyora. Amaze kumuviyora, amaze kumusambanya, amutwara Bible ye. Bible ya SP yari yarayisurinyemo amagambo y'Imana yagiye amufasha. Noneho rero umwana hashize iminsi nk'amezi 2-3 atangira kuruka, atangira kuyisesemwa, atangira kumva acitse intege, atangira kumva ibintu bimwe na bimwe bimunukira. Ubwoba buramutaha, ariheba, ariyanga, yumva yifuje gupfa kuko abantu bari bamuzi nk'inyangamugayo kuri eglise, muri quartier, mu bo biganye, mu bo bakorana umurimo w'Imana. Yaje gusanga umuntu umwe wo mu itorero, aramuganiriza yizeye. Amaze kumuganiriza, amubwira akaga n'amakuba byamubayeho, ariko uwabiganirije azi ngo agiye kumuruhukiraho ntiyabiha agaciro, ntiyabyemera. Aramuhinduka, aramubwira ngo ya wasambanye n'umusore n'umwe mu basore bari ku rusengero muri korari, none uri kubeshya ngo nabajura bagufashe ku ngufu uvuye kuri eglise nijoro. Aramubwira ati sindi bukubikira ibanga. Bijya bibaho kubwira umuntu umubabaro wawe, aho kugira ngo akubikire ibanga akagusandaza, akagutaranga. Bijya bibaho kubwira umuntu wizeye iby'agahinda kawe, wumva wananiwe kwihanganira, wumva wagizemo intege nkeya, aho kugira ngo gukomeza kubake, ahubwo akarushaho kugusenya. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, utumbire Kristo, azaguhuza n'abantu b'umumaro bagutega amatwi kugira ngo ubashe kuruhuka umutima. Hanyuma hari ibikomere byinshi byagiye bidukomeretsa, twumva kwihangana kurashize, ariko Yesu arahari kugira ngo twongerere imbaraga zo kwihangana. Wa muntu yahise ajya kubibwira ababyeyi ba SP, amaze kubibabwira ntiyagarukiraho, ajya no kubibwira komite y'itorero. Aramubwira ati ndabivuga bagutenge bagushyira inyuma y'itorero. SP baramutenze, nababwiye ko atari ryo zina rye bwite, nakoresheje SP kugira kubw'umutekano we. Hanyuma baramutenga, ariko SP ntiyacika intege, akomeza gukora umurimo w'Imana mu itorero. Yicara inyuma, bamwirukana muri korari, bamuha akato. Murabizi namwe, iyo umuntu hari ikintu kimubayeho abantu baramuhana, nta wamusanze ngo amubaze TSP ibintu twumvishe byakubayeho byaba ari ukuri cyangwa si ukuri. Oya, bose bihutiye kumuhanahana, bose bihutiye kumutera umugongo no kumucira imanza no kumuciraho iteka. Ariko SP akomeza kwihangana, akorera Imana, akomeza gusenga. Igihe kigeze iwabo baranamwirukana, yakirwa n'umwe mu bakristo. Naravuze ngo abantu 19 bazagukomeretsa, ariko umuntu umwe azakomora. Mu bantu harimo abazakubera abazagukomeretsa, ariko mu bantu harimo n'abazakomora. Kandi mu bantu harimo umuntu, mu muntu kandi harimo ikintu. Ntuzigere ucika intege, umuntu umwe nagukomeretsa uzahura n'undi ukomora icyo gikomere.
umuntu umwe mu bakristo aramucumbikira, amaze kumucumbikira hanyuma rero abantu bamwe ba mu rusengero bamuha utwenda baramufasha arabyara. Umwana we agize imyaka 3 SP ngo iwabo haza kuba igiterane aza kucyitabira. Agezeyo asangwa umwigisha batumiye umwigisha arimo kubwiriza. Mu buhamya yabahaye ababwira ko yari igisambo, yari umujura, ndetse umunsi umwe aza gutega umwana w'umukobwa wari uvuye kuri eglise mu gitaramo nijoro saa 8 aramusambanya, amutwara na Bible ye kuko nta mafaranga yamusanganye. Iyo Bible ayisangamo imirongo isurinye. Uwo mwigisha aravuga ngo iyo mirongo niyo nasomye ituma nakira ubutumwa bwiza, ndakizwa, none ubu nanjye ndi umuvuga butumwa. Abantu barafashijwe kubera ubuhamya bw'uwo musore, ariko umwanya wo kubwiriza urangiye SP aca hagati mu bantu ajya gushaka wa mwigisha. Aramubwira ati ninjye rya joro wafashe ku ngufu, ninjyewe wakoreye ihohoterwa, imiryango ikanta, itorero rikanca, korari kampakato, abantu bakancira imanza ntihagire n'ugira ubutwari bwo kuza kumbaza amashira kinyuma y'ibyambayeho. Aramubwira ngo fata umwana wawe, nguyu ni umuhungu afite imyaka 3, nanjye umpereze Bible yanjye. Barize, wa muhungu ararira, wa mukobwa ararira, ararira, ariko abakozi b'Imana, abapastori n'abakuru b'itorero barabasengera. Wa muhungu aravuga ati dore bwa buhamya nabahaga uwo nafashe ku ngufu nguyu arabonetse. Kubera ko SP yihanganye, wa muhungu yari umukire, yari umuhungu wakoze ikofi, ufite amafaranga ye, yahise avuga ati uranyemerera dushingiranwe, wanyemerera nkagusaba nkagukwa. Kubera ko yari se w'umwana we aramwemerera, aramusaba, aramukwa. Uyu munsi aratekanye mu rugo rwe, ni mama w'abana 3 yashingiranywe n'uwamufashe ku ngufu kubera ko yagize umutima wo guca bugufi akihangana. Hanyuma nabwiye ngo Kristo ni icyitegererezo cyo kwihangana, ngo ubundi avukana n'abandi bavandimwe kuri nyina Mariya, ariko hari uwitwa Yakobo utarugeze umwemera n'umunsi n'umwe. Umunsi yashinyagurirwaga, umunsi yanegurwaga n'abayuda n'abafarisayo, umunsi ikanzu yakorerwaga ubufindo Yesu, umunsi bamukoreraga umusaraba, umunsi bamubambaga hagati y'isi n'ijuru bakamwambura ikanzu ye bakamwambika urubindo, Yakobo yararebaga. Kandi Yakobo ntiyigeze amwemera nubwo bavukanaga kuri nyina Mariya, bari bahuje umubyeyi nubwo Yesu yavutse mu buryo bw'umwuka, ntiyamwemeraga nubwo bari baronse ibere rimwe. Hanyuma umunsi Yesu ajya ku musaraba akabambwa, bakamukubita icumu mu rubavu, agapfa, agahambwa, ku munsi wa 3 nk'uko ibyahanuwe bivuga akazuka, Yakobo nibwo yeguye ikaramu n'igitabo n'ikaye arandika avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibintu bimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ryiza ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abantu bayikunda. Icyatumye Yakobo yandikira ijambo mu gice cya mbere 12 ngo yabonye ubwiza Kristo yapfanye butandukanye n'ubwo azukanye. Ni wihanganira ibintu ucamo uzabikuramo ikintu kidasaza, uzabikuramo ikintu kidasanzwe, uzabikuramo ikintu gikomeye kubera ko wabashije kwihangana. Hanyuma rero hari ibikomere byinshi wagize ibikomere by'urushako, kandi abantu ntibamenye uburibwe wagize bw'ibyo bikomere. Wagize ibikomere byo gupfusha, hari ibintu ndenga kamere biba ku muntu akumva kwihangana kurashize. Ariko umuririmbyi aravuze ngo iyo urushye kandi uremerewe bibwire Yesu, niwe nshuti nziza ihebuje. Undi yunzemo aravuga ngo iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, Yesu niwe umfata. Aravuga ngo Yesu aramfata akankomeza kuko nkunda bihebuje. Ndakwinginze kugira ngo aho uri upfukame dusenga n'Imana, tubwire Yesu agushoboze kwihangana, kuko utihanganye ntashobora kunesha, kandi utanesheje ntushobora kubona ibyiringiro. Kwihangana bitera kunesha, kandi kunesha bikazana ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro bene data ntabwo bikoza isoni.
hari umukobwa umwe ngo bamubwiye kumushyingira igikomangoma, ariko arabahamiriza mu ndirimbo y'108 aravuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Yaravuze ngo nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, binyibagiza umubabaro, binyibagiza intambara zanjye mu rugendo rujya mu ijuru. Ndakwinginze ngo wongere ubature intwaro yitwa kwihangana. Pawulo yandikiye Abefeso ababwira uburyo bwose bwo gutwara intwaro z'Imana mu bice 6 umurongo w'10 aravuga ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ntago wabasha gukomerera mu mwami udafite kwihangana. Aravuga ngo mutware kwizera nk'ingabo ikingira igituza, mutwete inkweto nk'ubutumwa bwiza bw'amahoro bubateguza kuza kwa Kristo, mukenyere imikandara yanyu nk'ukuri, mwitera imyitero yanyu nko gukiranuka. Aravuga ngo mutware inkota nk'ijambo, mwambare ingofero zanyu nk'agakiza. Hanyuma aravuga ngo murangije ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ageze ku murongo wa 18 aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga musabira abera bose. Ndagira ngo ngushimire we watangiranye natwe ikiganiro kuri chaîne yacu yitwa Gushima TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza ndetse no gusenga. Ubaye utarakora subscribe, ndakwinginga muri Kristo kugira ngo uyikore kuko ni inkunga ikomeye, ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko tubishizeho. Kandi ubaye wumvisha ufashijwe nabyo, turakwinginga gukora share ugasangiza bene data tutabasha kugeraho, ukaduha like, ukaduha na comment, ni ibintu by'agaciro gakomeye. Hanyuma wumvaga kwihangana kugushiranye kukaza ahantu uri gukora ufite umukoresha, urumva kugeza ahantu, ndagira ngo uza dusengere kwihangana. Umaze igihe mu bushomeri urumva wananiwe, ngwino dusengere kwihangana. Umaze igihe ku musozi wo kubura urubyaro urumva unaniwe cyane ko ni umusozi abantu bose bahita bakubona, ni umusozi umeze nk'umunara, ariko haba kuki yavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire numva icyo ambwira. Mu guhagarara ku munara mu kurindira harimo no kumva icyo amubwira, nuko yihanganye. Ndakwinginze nguze dusenge. Abantu bari kukubwira ko ushaje imyaka yagusize, ngwino dusenge kugira ngo ubashe kwihanganira igitangaza cy'Imana mu gihe kitari cyaboneka. Hanyuma rero urwaye igihe kinini, mbese umva ufite urababaye, ngwino dusengere kwihangana. Kwihangana bitera kunesha, kandi kunesha bizana ibyiringiro. Uturanye n'abantu wumva kubihanganira byarakunaniye, ukorana n'abantu wumva kwaragushiranye muri make, nta kintu uzageraho utabashije kwihangana. Ntabwo uzagera ku nsinzi utabashije kwihangana. Ntabwo uzabasha kurera abo wabyaye utabashije kwihangana. Ntuzabasha kubihanganira ngo bave mu biyobyabwenge byababase utabashije kwihangana. Ndakwinginga, ntabwo license yawe uzayibona, diplome yawe ntizaboneka utabashije kwihangana. Ndakwinginze ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itanabika, amaherezo buzacya. Muri ubu buzima ni ishuri, kandi buri muntu wese yakubahera umwarimu kugira ngo ubashe gutsinda. Rero nuko wihangana. Turacyagushima Mesiya mwiza, turaguhimbaje kuko wagiye mu ijuru kudutegurira aho tuzaba. Wavuze ngo ni byiza kugenda kugira ngo ujye kudutegurira aho tuzaba. Uravuga ngo ntabwo udusize gutyo nk'imfubyi, utwoherereje umufasha ari we Mwuka Wera. Sengeye abantu bankurikiye banteze amatwi bifatanije nanjye mu gusenga kugira ngo uboherereze Mwuka Wera, uboherereze imbaraga zibakomeza babashe kwihangana. Bible ivuga kwihangana, ikuvugaho kenshi cyane. Ndasengera umuntu warunteze amatwi kugira ngo muri ubu buzima umubushoboze kwihangana, kugira ngo azabashe kwambikwa ikamba ritangirika, azabashe kwambikwa ikamba ritabora, azabashe kwicarana na Kristo ku meza, azabashe kumva Imana ituririmbira mu bwami bwera. Urakoze, turagushimiye. Ngaho bana natwe uhumugisha buri wese watangiye iki kiganiro tukaba tugisozanije. Muhumugisha kandi umuhira, umwambika imbaraga, umukomereza amaboko, umugirire neza, umuremere ishimwe ridaceceka. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.
wifuza kutuvugisha cyangwa kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya cyangwa gusangiza abakunzi bagushima TV, watwandikira kuri 0782 900 552. kandi ubaye utarakora subscribe ndongeye kukwinginga ngo uyikore kugira ngo ujye wihutira kubona ibiganiro byacu. Uduhe comment, uduhe like, ukore na share, usangize bagenzi bawe kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bugere kure. Imana ibaha umugisha. Shimira umuntu kandi ukomeje kugira uruhare kugira ngo ubu butumwa bwiza bubagereho. Imana imuha umugisha, imuhire, imugabire, imuhaze uburame. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amena. Ciao ciao.